kuri Rugongo niho hano wamufatira neza. Hahandi abagumya bumbye amaguru hariya bayumva kiri kumurya ashaka kurangiza wagiteramo n'amenyo. Ugafata imboro ukayishyira mu gitsina, wamara gushyira mu gituba ubundi nyine warangiza ugacumitamo neza, ucumita cyane cyangwa ukajya uyikwepesha cyangwa wabona kurangiza byanze ku mukobwa ukaba wafata nyine ukaba uri kuyikorera hanze unyaza ifata kakayaga ko hanze ko mu igituba kibamo ubushyuhe bwinshi. Iyo rero uri umuntu ufite amaraso abangutse cyangwa amaraso ashyushye niko twabivuga, icyo gihe bituma yishyuza mu gituba urangiza vuba. Nongeye kubasuhuza nk'umukunzi wanyu niyo Gisubizo Pamela nk'uko musanzwe munkurikirana. Ubu noneho inkuru tugiye kuvagaho ni inkuru yambayeho mu buzima bwanjye y'umusore utazi kurongora wowe ari sheri wanjye. Ni inkuru yanjye bwite ngiye kubabwira yaba yarambayeho. Nawe musore cyangwa niba sheri wanjye burimo wowe ex wanjye wihangane. Ngiye nkunda kuvugisha kuri yuko hano tuba turi kwigisha ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo na wa musore ataziheba cyangwa utazanga kujya gutereta icyana ngo nuko ngo utazi kurongora. Ibintu byose birigwa, ujye udukurikirana buri munsi tukugezaho ibiganiro biteguye neza kugira ngo mubashe kumenya uburyo zubakwa cyangwa uburyo nushaka umugore bizagendamo. Nahuye n'umuhungu kuri Facebook amarezi by'inkoranyambaga turaganira birangira duhuye. Tumaze guhura bigeraho turakundana. Tumaze gukundana nyuma twaje gusambana, twavuga ngo kurongorana. Twisanze imboro yahuye n'igituba n'imboro twisanze imboro yahuye n'igituba. Ukuntu byaje kugenda nasanze mu by'ukuri ntabwo yigeze ndongora neza ngo nishime. Nasanze atazi kurongora. Nasanze atazi kurongora, atazi kunyaza, atazi gucumita, atazi wenda no gukozamo udutoki ngo cyangwa abashe kuba yankarisa, atabasha no kuba yangura no ku mabere. Gusa nyine gusomana byo yarabizi, ariko gahunda yo hasi yarafite n'imboro nziza, za mboro ndende ziringaniye ziba zisiramuye. Ariko ikibazo umuti wari uhari, ntabwo yarazi gukora umuti ngo ayishyire mu mpande zose uko ari enye cyangwa uko ari eshatu ngo igituba akiviringitire neza mbashe kuba naryoherwa. Byambayeho turyamana ubwa mbere, turyamana kabiri, turyamana gatatu. Ubwa kane noneho ikintu cyabaye naravuze ntabwo nzongera kuryamana n'uramuti. Ndavuga ese njye kumushakira umuti cyangwa, ariko nyine umuti nararebye mbona ninjya kumushakira umuti n'umuti nta kintu biri bumare. Ahubwo nyine naramubwiye ajya kurikirana ibiganiro azabonamo ibyiza biba birimo wenda yigiremo no kubasha kurongora. Ariko nyine nk'uko uba uri mwarimu warametirije mu kazi kose cyangwa mu kwigisha, byagezeho ndabyikorera. Nyuma yari umusore umeze nk'aho atanakunda n'abakobwa cyangwa adasanzwe arongora. Nyuma igituba naje kukimuha noneho nkajya mbyikorera munyongera ngira ute byose nanamusisa, nkamubwira uburyo abasha kuba yakontororamo mu mutwe we, nyine uburyo yakontororamo akabasha kuba atarangiza vuba. Ubundi ubwo ngubwo izo nguni eshatu navugaga atinjiragamo neza. Urabona ukinjiza mu gituba, ndavuga igituba, wowe ufite igituba cyangwa ufite imboro uzi igituba. Hari kariya gashyimbo twavuga ngo ni agasundi, naho bagakoresha mu kunyaza. Noneho hari ukwinjizamo, hari igihe itana, hari n'igihe yongera igahindukira ikajya mu wundi mwanya cyangwa ikazamuka ukayumvira hejuru.
ukayumvira hejuru. Nanone wa musore utazi kuba yabasha kuba yatinda mu kurangiza, ibindi bintu byose bigenda gake gake, ntabwo ari ngombwa ngo wirukanse ibintu. Ushobora kuba warongora umukobwa, urumva wagera ahantu ugiye kurangiza urimo uraryoherwa, ntabwo uhita urangiza, urakontorora ukabanza ukayivanamo, wamara kuyivanamo ukayishyira ku mpande, wenda ukaba umujijisha, umukarisa, umukora ku minwa, urya utunwa mu ijosi, hehe, ugakomeza nyine igituba ariko gikomeza kimurya, warangiza ukabasha kuba wafata diki, amasora aba yasubiyeyo. Wamara gufata imboro ugatangira kongera kuyihagurutsa bundi bushyashya, amasora aba yasubiyeyo, ntago aba yaje, gusa nyine nawe tubya tuba twaresemo gakeya, amabya. Warangiza ugafata imboro ukayisubiza mu gitsina, ugasa nkaho udacumitamo cyane, ugira uzamura wongera umanura, ushyiramo umutwe gusa. Buriya n'umutwe w'imboro ubasha kuba waryohera umukobwa, ubasha kuryohera umukobwa cyane. Uko ukomeza ushyiramo umutwe w'imboro niko igituba kiba kiri kumurya, ari hahandi aba kwikubaho cyane, ashaka kukigusiga, agukurura, ataka, hariya batangiye kuryoherwa. Ubwo rero nawe iyo wumvishe ugiye kurangiza, n'ahandi nakubwiye ngo urakomeza ukazajya uyivanamo, ukongera ugatangira bundi bushya, igihe ubwonko buba bwideturunye, urongera ugatangira bundi bushya, none ukamucumita fresh mpaka mukarangizanya. Cyangwa wabona kurangiza byanze ku mukobwa, ukaba wafata nyine ukaba uri kuyikorera hanze, unyaza, ifata ka kayaga ko hanze, ko mu igituba kibamo ubushyuhe bwinshi. Iyo rero uri umuntu ufite amaraso abangutse cyangwa amaraso ashyushye, niko twabivuga, icyo gihe bituma uyishyuza mu gituba urangiza vuba. Iyo bitumye urangije vuba, uba wumva ubwo nyine umwana uba umupfubirije. Ahubwo nyine igikobwa ukuntu byagenda, iyo nimba uri kumwe n'icyuki, uba ugomba kubanza nyine ukagikarisa, ugasa nkaho witinze, niyo agaturu ka mbere wakarangiriza hanze, ukabona gukora ka kabiri. Noneho ubwo ngubwo ukoze ka kabiri, nabwo utinda kurangiza uburyo bwa mbere bwanze, nibwo utangira ituru ya kabiri, ubundi warangiza umugore ukamurongora neza akishima. Nanone ntabwo ari ngombwa ngo aba afite imboro nini, ushobora kuba ufite n'imboro iringaniye cyangwa akaboro gatoya, ko uwo nguwo we yari afite imboro nini ariko atazi kuyikoresha. Ariko nanone ushobora kuba ufite imboro ndende cyangwa ufite akaboro gatoya, kamwe nyine bajya bita ngo ni akanimfu. Abagore ko buriya abagore benshi baba bazi ko imboro nini ariyo ibasha kuba yarongora neza, ariko ntabwo imboro nini ari irongora neza gusa, n'abo bandi bafite gatoya biterwa n'uburyo uzi gushikamiramo igituba, cyangwa uburyo uzi kugipfukamira, cyangwa uburyo uzi kukirongora, ukamenya kurongoza diki yawe. Ibyo bibasha kuba byaryohera umugore. Bibasha kuba byaryohera umugore, umugore akabasha kwishima. Ushobora kuba ufite akaboro gato ukajya ukanyarisha cyangwa ukajya ugashyiramo, bituma ubundi kurangiza k'umugore kuri rugongo niho hantu wamufatira neza. Hahandi aba agumya abumbye amaguru, hariya aba yumva kiri kumurya, ashaka kurangiza wagiteramo n'amenyo. Aho yumva wagiteramo amenyo cyangwa ugashyiramo n'intoki. Hariya rero niho umugore umufatira, ko iyo uvuze ngo ugiye ngo gucumita mpaka, ntabwo wacumita ngo umugore ngo azapfe kurangiza. Gusa nyine wonze ukamunyaza, handi aba agiye kurangiza, warangiza ugafata imboro ukayishyira mu gitsina, wamara gushyira mu gituba, ubundi nyine warangiza ugacumitamo neza, ucumita cyane cyangwa ukajya uyikwepesha ukongera ukamurya ubudogi n'iki byose, ubundi ahantu hose ukimanukira. Aho ngaho nta mukobwa wapfa kugucika. Gusa nyine inkuru yanjye uburyo yagenzemo, turi kugana ku musozo.
umujama byarangiye nyuma mwigishije kurongora arabimenya. Nawe mugore rero cyangwa mugabo mujye mufashanya kugira ngo urugo murwubake neza, ko hariya ntabwo twavuga ngo uruhare wari urw'umugabo gusa, ko umugore araryoherwa nawe ukaryoherwa, ibintu bikabasha kuba byagenda neza. Inkuru yanjye ahantu yarangiriye, umusore byarangiye mwigishije kurongora tukazajya dufatanya, ndaryoherwa pe nawe akaryoherwa, ariko icyabaye nyuma byarangiye dukatiranye, arakomeza nanjye ndakomeza, so ariko bumeze neza. Ubu we yashatse n'umugore, ariko sinakwizera ko yaba yaribagiye igituba cyanjye. Rero mugore ntugatume umugabo yibagirwa igituba cyawe. Afite umugore ariko aza kwirirwa nshaka. Mukurikirane yica n'umukore subscribe na comment na share no kukazogera mutibagirwa gukanda, kugira ngo buri munsi njye mbaha ibyigishwa bishoboka kandi bimeze neza, byateguwe, ko ntago hano narakubwiye ngo ukeneye inyigisho ni ubuntu. Ukeneye kuza nko kwigisha ntabwo ari kuvuga ngo nzavanamo imyenda ngo mbikwereke ngo byanyabyo, ahubwo nzakwigisha ku munwa cyangwa nkubwireho wadusanga, uzambona mbashe kuba nakubwira ibintu ubyumva amaso ku maso. Kandi wabandi bakunda kutavuga muri comment kandi barebye ikiganiro, mujye muvuga mutubwire ikintu mushaka ko tubigishaho, so nibyo bidushimisha cyane, bigatuma nyine dushaka ibindi biganiro bishya byo kubaganiriza cyangwa tukiga kuri cya kintu mwatubwiye. Babona bakunda guceceka ngo nibavuga, ujye uvuga cyangwa nuzagira isoni zo kuza kunshaka ngo mbashe kuba nakwigisha uburyo umugore wawe wamurongoramo neza cyangwa uburyo umugore yakiguhamo neza. Yeah, bye bye.